yarasinziriye tegereza ko akanguka ariko reka nongere mbasuze mwebwe mukunda neza Media TV twizere ko mumeze neza cyane. Reka mbanze masabe mukore subscribe mukanda like mukande share ubundi rwose muduhe comment. Twihuta cyane tugiye kugaruka ku nkuru y'urupfu rwa Karasira Aimable cyangwa se wamenyekanye nka Professor Niga w'inguyu yanabaye mwarimu mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda ndetse inabaye na kaminuza y'u Rwanda n'ubundi nabwo yakomeje kuba umwarimu mu bintu bigendanye n'ikoranabuhanga birumvikana. Uyu mugabo rero akaba yaje kwitaba Imana, urupfu rwe rukaba rwamenyekanye ku munsi rwose yagombaga kufungurirwaho cyangwa se yagombaga gusohoka muri gereza yaramazemo igihe nyuma yo guhamywa ibyaha tuza kugarukaho mu kanya gatoya. Ubwo ngubwo byose biraje tugenda tubigarukaho ingingo ku ngingo, ariko icyo tugarukaho cyane ntabwo ari ibigendanye n'urupfu cyangwa se nyine no kuba amaze gupfa, ahubwo icyo ikimaze gutangazwa n'urwego rushinzwe igorora mu Rwanda RCS nicyo tugiye kugarukaho kubirebana n'urupfu rw'uyu Karasira Aimable bw'uburyo ki yapfuyemo. Ubwo rero byose turaje tubigarukeho, ariko kandi nyine tunerekeza muri ya makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo naho tuhibanda. 23 yamaze kuniga umujyi wa Uvira. Mwabantu mwe ntabwo ibintu byoroshye. M23 yashaka gusubira muri Uvira, ibintu biteye bite? Hari amakuru mashya yerekeranye nuko Perezida Tshisekedi yatangaje ko rwose ibyo kuba yatera u Rwanda yabivuyemo nyuma yuko asanze igisirikare cye amakuru yaragifiteho atariyo. Ibyo biteye bite? Muzi ko yiyamamaza ubundi 2024 yaratangaje ko azatera u Rwanda hagaze i Kinshasa, ngo M23 niramuka irashe isasu na rimwe igoma nkuko azaba kabaye ku Rwanda ngo bizaba ari bibazo bikomeye cyane kandi ko azahita ashyiraho ubutegetsi bwe. Rero yaje gusaba imbabazi apfukamye abaturage bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, avuga ko ibyo yatangaje rwose yabivuyemo ku mpamvu yagiye agaragaza. Tuze kugenda tugarukaho ingingo ku ngingo. Reka twihuta cyane tugaruke kubirebana n'aya majwi yashyizwe hanze ku bigendanye n'urupfu rwa Aimable Karasira. Uyu nguyu ukaba ari umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora, akaba ari rwose Sengabo Hilali, CSP Hilali Sengabo, niwe waganiraga na TV1 na radio na TV1 mu kiganiro rwose bagiranye. Reka tubanze twumve aya majwi uko ibintu byifashe kugendanye n'urupfu rwa Aimable Karasira uzaramba. Hari itangazo ryo kubika tubonye riturutse ku izina ryanyu riza kuri groupe abanyamakuru bahuriyeho na RCS, ribika witwa uw'abantu bazi nka Professor Niga. Yego, Aimable Karasira uzaramba. Karasira uzaramba. Yego, duhamage tugira ngo tumenye nibyo koko ibintu bimeze bite. Nibyo rwose. Ya ejo amasaha ya saa 9 saa 8 ubwo bari barimo kumusohora mu igororero ko yarangije igihano, yamaze no gusohoka ategerejwe ko umuryango we ukamujyana. Yafashe imiti yasanganywe y'uburwayi bwo mu mutwe, anywa igipimo kirengeje, ndetse n'abashinzwe umutekano bagerageza kumwambura imwe inde yari afite, ariko biranga imwe yari yayinyoye. Ubusanzwe rero yanyweye iyo miti iramusinziriza. Icyagaragaye rero kubera ko yanyweye, ashobora kuba yaranyweye myinshi irengeje, yarasinziriye tegereza ko akanguka, ariko hagati aho tumujyana kwa muganga mu bitaro bya Nyarugenge, birangira yitavye Imana mu masaha y'ijoro, hagati mu ijoro. Yasinziriye ntiyagaruka? Ntabwo yagarutse kubera iyo miti nyine yanyweye myinshi. None se mfite ikibazo, ariko raporo y'isuzuma rya muganga bwo ntibiyikuraho, ntabwo iraboneka. Raporo y'isuzuma rya muganga ntabwo irasohoka, ariko twebwe ibyo nibyo twabonye ejo rigikubita. Hanyuma bityo nshobora kubaza ikibazo. Karasira wari ufite ku miti yo mu mutwe, kuki iyo miti mwamwemereye kuyigumana? Kuki atazaga bakamuha doze nk'uko yabaye prescribed by the doctor cyangwa se physicians, akayimira wenda akazajya aza kuyimira atayitunze yo ku giti cye? Kuko mu bihe byashize we yaravuga ati ngiye nshobora no kwiyahura, nshobora gukora ibi ngibi. Kuki mutagize ayo makenga? Kubera ko yaratashye
kubera ko yaratashye kandi bigaragara ko ari muzima. Urumva ntago ari ibintu nubwo arwara mu mutwe ariko ntago byari ibintu bihoraho. Yasabye imiti kugira ngo nyine ayitahane, kuko urumva umugororwa yemerewe gutahana imiti ye yakoreshaga kwa ku igororero. Ariko ku igororero ubundi yazaga kuyifata gusa atayitunze we aho yarari wenda muri seri yararimo. Yego, none urumva yafashwaga n'abaganga ko yarari kumwe nabo, ariko kubera ko yaratashye ibyo byose yagomba kubitwara n'imiti irimo. Yego. Hanyuma umuntu yakwibaza, yayinyoye akimwe imbere, yayinywereye hanze cyangwa hari ahandi hanze yasohotse rwose yambaye n'imyenda isanzwe, atari kuvuga ngo yambaye n'imyenda y'abagororwa. Amaze kibuga hanze rwose. Aho no mwamuvanyemo umujyana kwa muganga cyangwa mwamushubijemo imbere y'igororero? Yego niho yakuwe ajyanwa kwa muganga. Umuryango we wari uhari cyangwa wari utaraza? Wari utarahagera. Hanyuma Kayo nguko rero ni ikiganiro umuvugizi w'urwego rushinzwe igorora mu Rwanda yagiranaga ni igitangazamakuru Radio TV1. Aha bakaba bagarukaga kubirebana n'urupfu rwa Aimable Uzaramba Karasira wamenyekanye nka Professor Niga, kuko uyu mugabo rwose yigeze no kujya akora umuziki mu gihe yigishaga muri kaminuza y'u Rwanda. Akaba ari umwe mu bari mu bo muri kaminuza bagerageje kujya mu muziki noneho w'injyana ya hip hop, ibintu bitari bimenyerewe. Rero yaje guhamywa n'ibyaha, ubwo ngubwo ngiye guhita ngarukaho muri iyi nkuru. Akaba rero umugabo rwose wapfuye cyangwa se witabye Imana ku munsi yaratashyeho cyangwa se yagombaga kurekurwaho asoje igihano cye ku byaha yahamijwe. Rero rwose ahangaha amakuru akaba agaragaza ko icyo gihano Karasira wamenyekanye nka Professor Niga yari yarahamijwe icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda. Yararangije rero igihano cy'imyaka 5 yari yakatiwe. Icyo gihano rukaba yaragihawe n'urukiko rukuru, urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza, hari ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 2025. Rero ahangaha nk'uko inkuru y'igihe ibivuga, ugendeye ku buryo iminsi igize umwaka mu igororero ibarwa, Karasira yaranjigije igihano cye ku itariki 6 z'ukwezi kwa Gicurasi 2026. Yashinjwaga ibyaha birimo guhakana jenoside, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ibindi byaha byari iyezandonke no kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yafatanwe n'ayari kuri konti ze zitandukanye zirimo iza banki na mobile money. Rero ubushinjacyaha bwari bwajuririye icyemezo cy'urukiko rwo gufungwa imyaka 5. Urubanza mu bujurire rukaba rutari rwakaburanishijwe. Igororero ryo ryagaragaje ko iyo bagiye gufungura umuntu barebera gusa ku cyemezo kimufunga cyashyizwe muri systeme y'ikoranabuhanga yifashishwa. Uyu rero Karasira akaba kuri ubu yamaze kwitaba Imana kuri uyu munsi. Reka amakuru rero tuyerekeze nanone mu gihugu cy'u Burundi. Nkuru rwose mbona ahangaha iravuga ko amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura avuga ko Ujarike Habyarimana hoze ari umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, akaba amaze igihe avugwa mu bikorwa byo gushaka gutegura umugambi wo gutera u Rwanda, afatanyije n'abarimo Kayumba Nyamwasa, agafatanya n'abarimo Kayumba Nyamwasa ubungu afite umutwe witwa P5, agafatanya na za FDLR zirimo uri Republika Demokarasi ya Kongo. Abo kandi bakanafatanya mu nama zigiye zitandukanye, ari nazo ubungu ari kuvuga ko yaba yaje gukora n'ubundi i Bujumbura. Akaba harimo n'ubufatanye kandi bw'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse na FRDC. Abo bose ko bagenda bafatanya niko bavugaho gukorana inama ahantu hatandukanye, harimo i Bujumbura, harimo Uvira, harimo za Makobora, harimo i Kinshasa, kandi ibyo bikorwa Jarike Habyarimana bimaze igihe abikora. N'ubu rero amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi yaratangajwe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, harimo ibyo mu Burundi ndetse na Bwiza. Aravuga ko Jarike Habyarimana agomba kugera i Bujumbura kugira ngo agirane ibiganiro n'abayobozi mu ngabo z'u Burundi, n'abayobozi muri FDLR ndetse n'abayobozi bo kwa Kayumba Nyamwasa n'abandi batandukanye mu mugambi wabo ugamije kurwanya cyangwa se gutera u Rwanda. Nta makuru menshi rero inkuru iriho gusikiriho cyo nuko agomba kuba agera mu Burundi uyu munsi. Reka twihute cyane.
Mbabwire ko imirwano Uvira nabwo yakamejeje kuko M23 rwose yamaze no kwinjira tayari mu duce dutandukanye, yamaze gufata hafi n'umujyi wa Uvira muri metero cyangwa se mu birometero bike cyane. Ni ukuvuga ko M23 iri mu marembo y'umujyi wa Uvira. Aha Uvira rwose ibintu byakomeye cyane. Ejo twabwiraga imirwano ikomeye cyane ndetse yanasize abakoloneli babiri bo mu ngabo za leta cyangwa se ku ruhande rwa leta, kuko ntabwo twamenye abapfuye abari bo. Ni ukuvuga ngo abakoloneli birashoboka ko baba ari abo muri FDNB cyangwa se igisirikare cy'u Burundi, birashoboka ko baba ari abo muri FDLR Wazalendo, ubwo nyine bo baba ari autoproclamé cyangwa se babyigize, cyangwa se bakaba ari FARDC nyirizina. Abo rero bose usibye abo bapfuye kandi abakoloneli, hanapfuye abandi basirikare babarirwa muri mirongo bishwe n'abarwanyi cyangwa se bamudahusha b'umutwa M23 hafi n'ubundi n'umujyi wa Uvira. Ubu rero amakuru aragaragaza ko M23 iri za Kiriba, iri za Kirugwe hafi na Uvira, kandi utwo duce ari iri kutugenzura, yamaze kutwirukanamo abasirikare b'uruhande rwa leta ibirutse kibuno mpamaguru bahunga aka gace. Amakuru agaragaza ko M23 iri ku muvuduko udasanzwe ku buryo rwose isaha n'isaha yaba yongeye gukandagira mu mujyi wa Uvira. Ni umujyi maze igihe yararekuye nyuma y'uko bivuzwe ko ngo hari igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi no kugira ngo bifuze ibiganiro cyangwa se nyine kugira ngo ibiganiro bihabwe umwanya, ari nabyo byahise bigaragara ko bagiye mu biganiro mu Busuwisi i Montreal, bagirana banasinyana bimwe na bimwe na Repubulika Demokarasi ya Kongo birimo guhagarika imirwano cyangwa se agahenge, ariko ntabwo kigeze kubahirizwa kubera ko impande zombi zakomeje kugenda zirasana cyane. Mu gihe M23 atangazaga ko igabwaho ibitero na leta ikoresheje amadrone n'ibindi bikoresho cyangwa se ibindi birwanisho bya gisirikare, nayo ikagerageza kwirwanaho mu buryo bukomeye cyane. Nabwo yagiye itangira kugenda yongera gufata ibice bigiye bitandukanye, bamwe agatangaza ko isaha n'isaha n'ubundi M23 izongera gufata uyu mujyi wa Uvira. Ubu rero Kiriba, Kirugwe ndetse n'utundi duce tuhegereye kugeza ubu turimo abarwanyi ba M23. Nta Muzalendo, nta mu FDLR, nta mu FDNB, nta mu FARDC uri kurangwaho, yamaze kubashwiragiza cyangwa se kubashushubikana ibavana aho. Imitima rero yahagaze cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abambari bacyo, ndetse kugeza ubu ngubu amakuru atugeraho aravuga ko hazindutse inama y'igitaraganya itunguranye cyane mu mujyi wa Uvira, irimo abayobozi barimo Jean-Jacques Purusi, ni guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo wa leta. Hanyuma hakaba hagomba kuba harimo abasirikare bakuru biganjemo abo muri Wazalendo ndetse nabo mu gisirikare cy'u Burundi ariko bakorera hariya mu burasirazuba bwa Kongo, hakabamo na FDLR. Iyo nama kandi igomba kuvamo imyanzuro ituma bareba uburyo ki bakikiza cyangwa se bakirukana M23 hafi n'umujyi wa Uvira. Ariko rasa naho byakomeje kubabera urusobe kubera ko izi nama ntabwo ari ubwa mbere ziba, nk'uko nakunze kugenda bikubwira, yaba izibera hano Uvira, yaba izibera za Makobora, Baraka, haba izibera Bujumbura, ndetse zikanaherekezwa n'amaramforo cyangwa se kohereza ingabo nyinshi cyane ku rugamba. Byose nta musaruro byatanze, usibye ko abasirikare babo bakomeza kugenda bashirira mu mirwano, nk'uko mumaze iminsi mubibona Uvira, mubibona Karehe, mubibona Mikenke, Minembwe, Karingi n'ahandi hatandukanye hamaze iminsi humvikana urusaku rw'amasasu hagati y'impande zombi. Kugeza ubu rero mbabwira iyi nkuru, hari kumvikana umwuka w'intambara muri Uvira ku buryo rwose harimo kurebana y'ingwe, aho M23 ishingiye ahangaha rwose, ndetse naho igisirikare cya leta kiri Kabunambo. Haragaragara ko isaha n'isaha kongera kumvikana urugamba rukomeye cyane nk'uko byagenze ku munsi w'ejo. Reka twihuta cyane n'ubundi dukomeze n'andi makuru agaragaza ko rwose andi makuru aravuga ko mu gihe ubuyobozi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bukomeje kuvugwa mu by'umutekano muke, haravugwa indi nkuru igitero cyagabwe n'umutwe wa Wazalendo Maimai mu gace ka Bibogobogo. Ibintu bikomeje gutera impungenge, abaturage bavuga ko umutekano kiri ikibazo gikomeye cyane, ndetse amakuru aturuka mu misozi ya Bibogobogo, aho ngaho ni muri teritwari ya Fizi niho rwose Bibogobogo iherereye. Hanyuma ahangaha rwose amakuru agaragaza ko abarwanyi ba Wazalendo cyangwa se biganjemo aba Mayimayi bayobowe n'uwitwa Shoringabo bagabye igitero mu muhana wahitwa Bijanda. Ubwo nyine abanyamurenge bavuze umuhana ni agace runaka, mu gace gasozi cyangwa se nyine ahantu runaka. Aho muri uwo muhana wa Bijanda rwose niho bagabye igitero gikomeye cyane, aho bashakaga kunyaga inka z'abanyamurenge batuye muri ako gace. Nk'uko amakuru atugeraho atangwa n'abaturage bahatuye abivuga, baragaragaza ko abarwanyi ba Wazalendo bahageze muri uwo muhana mu masaha y'ijoro ryakeye ndetse no kugeza mu rukerera, kandi ko abaturage bari bamerewe nabi cyane.
hanyuma amakuru akavuga ko abo barwanyi bahise baraswa birangira bahunze berekeza mu bice bituwe n'abafurero mu 23 natwe irwanaho bakaba babarashe bikomeye cyane kugeza ubwo abaturage bagaragaza ko mu bigaragara ashobora kuba haguye abazarendo batari munsi ya 3. nuko nguko amakuru agaragaza ndetse baravuga ko M23 natwe irwanaho babashije gufata ibikoresho bya ngo se birwanisho bya gisirikare babyambuye izi wazarendo kugeza ubu ngubu. Rero igitero kandi kikaba kibaye hashize igihe gito muri Bogobogo n'ubundi habereye ibiganiro byari byitabiriwe n'umujyanama Perezida Felix Tshisekedi mu bijyanye n'umutekano Jean Jacques Kongolo. uyu nguyu rwose abanyamurenge batumva nubwo ari mwene wabo kubera ko bavuga ko ari umugambanyi ugenda kubagambanira ku butegetsi bwa Tshisekedi wari kumwe na General William Amuri Yakutumba muri Wazalendo. Ikiganiro rwose yewe naranakibonye cyane aho Wazalendo babwiraga Yakutu aho rwose uyu Muzalendo abanyamurenge bambwiraga bati rwose Yakutumba tugize Imana turakubonye nubwo mwaje kutuganiriza muyobya uburari mukomeje kandi kutwica mutugira nabi tubwire impamvu ugomba kutubuza umutekano n'amahoro. Ikintu tugusaba ni kimwe cyonyine nta n'izindi nama zawe dushaka nta kindi gitekerezo cyawe duha amahoro hano Iminembwe hano Imurenge uduha amahoro turyame dusinzire rwose Yakutumba na bagenzi bawe muri Wazalendo n'aba FARDC ni muduha amahoro ibindi byose mutubwira mubireke. Cyari ikiganiro ubona ko nubwo cyari kigamije kugira ngo babwire ngo abanyamurenge ngo namwe muri abanyekongo mugomba kwiyumvamo umutekano mugomba kwiyumvamo amahoro mukisanzura ariko abanyamurenge ntago babyumvaga ahubwo cyabaye ikiganiro mpaka yaba uyikongoro yaba General Amuri Yakutumba abanyamurenge rwose barasa naba bateye ibyatsi bavuga bati ibyo mutubwira ntago byumvikana ahubwo icyo dushaka ni mugende mubwire Tshisekedi wanyu aduha amahoro ndetse namwe murambike intwaro rwose mukomeze mureke gukomeza kugenda turasaho. Muri biganiro rwose Jacques Kongolo yari yavuze ko leta ya Kinshasa itazihanganira imitwe ngo itwaje intwaro ikomeje guhungabanya abaturage ashimangira ko ibikorwa byo kunyaga amatungo no kwica abaturage ngo bizahagarara. Abaturage rero nibyo bafataga nko kuyobya uburari. Ku ruhande rwe General Amuri Yakutumba nawe yavuze ko abaturage batagomba gukomeza kubaho mu bwoba bwo kunyagwa inka cyangwa se kugabwaho ibitero nubwo hari byo leta isezeranya abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bavuga ko bagifite impungenge zikomeye z'umutekano muke cyane ko bagaragaza ko n'ibyo bitero ahanini bigabwaho n'ingabo za leta zifatanyije n'aba Mayimayi n'aba Wazalendo bafatanyije na FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi ko rero ibyo babwira abanyamurenge bitumvikana mu gihe ari bo bagira uruhare mu kubahungabanyiriza umutekano. Hanyuma ikindi rwose nakubwira nuko nakubwira ko Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Tshisekedi yakiriye intumwa yihariye Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda akaba yamushyiriye ubutumwa bwihariye bumutumira mu birori by'irahira rya Perezida Museveni biteganyijwe ku cyumweru gitaha i Kampala. Aya makuru akaba yatangajwe n'ibiro bya Perezida ku wa gatatu tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nyuma y'inama yabereye Kinshasa hagati ya Perezida Tshisekedi na John Mulimba akaba ari Minisitiri wa Uganda ushinzwe ubutwererane bw'akarere akaba kandi ari n'intumwa yihariye Perezida Museveni. Rero mu itangazo ryashyizwe hanze na Perezida wa Kongo Tshisekedi riravuga ko Perezida Tshisekedi yashyikirijwe ubutumwa bwo kuzitabira umuhango w'irahira rya Perezida Museveni. Uyu muhango ubundi uzaba ku tariki hazaba ari ku wa kabiri ku tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nyuma y'uko yongeye gutorerwa kuyobora Uganda muri manda ya 7. Rero Perezida Museveni yongeye gutsinda murabizi yari yatsinze ku majwi 71.65 ahegitse barimo Cyagulanyi cyangwa se Bobi Wine ndetse n'abandi bagiye batandukanye aho kugeza bakomeje kugenda ayobora kino gihugu cya Uganda. Rero ahangaha kumva ko umubano rwose wa Uganda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ukomeje kugenda uzamo ibintu bitandukanye byo kugenda uzamuka niko navuga ye rwose. Rero uzinduko rwa Tshisekedi i Kampala niruramuka rubaye rushobora kuba ikimenyetso gikomeye cy'icyerekezo gishya cy'umubano hagati y'ibihugu byombi ndetse rukaba n'intambwe nshya mu kurushaho gukomeza ubufatanye bwa politiki ubukungu n'umutekano hagati ya Uganda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nuko nguko rero ibintu byifashe ahangaha rwose. Reka mwebwe mukunda uyu muyoboro mukunda neza Media TV mbashimire cyane mukore subscribe mukande like mukande share. Ubundi kinini nababwira rwose no kuduha ibitekerezo byanyu cyangwa se nyine comment kuko burya ni byiza cyane kutubwira muti byagenda gutya mwakongeramo iki mwakosora ibi bya aho hose turabashimira cyane. Naho ubundi
tuzakomeza kugenda tubagezaho amakuru agezweho, ubusesenguzi, ibyegeranyo ndetse n'ibindi bitandukanye mukurikira hano kuri uyu muyoboro. wo gusa nyine icyo usabwa no kuba warakanze iryo jambo subscribe cyangwa se nyine kuri ako kazogera ubona hafi aho ngaho, ubundi ukajya ubona notification y'ibiganiro byacu cyangwa se amakuru ukayabona mu ba mbere uko tugenda tuyakugezaho cyangwa se tuyashyira ku rubuga rwacu rwa YouTube. Reka mbashimire cyane mwebwe mwese mudukurikiye aho muri hirya no hino hatandukanye, igihugu cyose waba uri mukurikiye umuyoboro, ndagushimiye cyane kandi Imana ikomeze kugenda ikurinda.